umukire w'umumiliyoneri rero bikomeje kugorana, bikomeje kuba ingorabahizi. Uwitwa Kami, nyamara twari tuzi yuko bishobora kuba ari imikino, ariko Kami ashobora kuba yitabye Imana cyangwa yapfuye nyine muri make. Uwitwa rero Cedric tuzi ubushize ahamagarwa n'uwitwa Lucky amubwira inkuru mbi, inkuru itari nziza twese itarigeze idushimisha, amubwira ati rero ubu ngubu uwitwa Kami mushiki wawe yitabye Imana. Cedric rero byamwanze mu nda, akomeza kuvuga ati ese byagenze bite? Kwihangana biranga, amarira aba amarira. Ako kanya rero igihe yavugaga abwira Lucky ati ibyo bintu wibimbwira ntabwo ndimo kubyumva neza, witwa Trisha yahise amusanga aho yari ari. Trisha rero nawe yese yakira inkuru itari nziza yuko witwa Kami atagihari, yaba yitabye Imana. Bababwira yuko umurambo we barimo kuwukorera autopsy, ni bya bindi bakora kugira ngo bamenye neza icyishe umuntu icyo ari cyo. Rero byakomeje bisa nkaho, kandi iyo bavuze ngo umuntu bagiye kumukorera autopsy, ni ukuvuga ngo n'umurambo w'uwo muntu uba uhari. Ntabwo bavuga ngo barimo gushidikanya ngo yuko ngo atigeze apfa, oya. Aka kanya iyo barimo kuvuga ngo umuntu barimo kumukorera autopsy, umurambo we uba uhari. Ubwo bigaragaza yuko byanga byakunda wavugaga amakuru witwa Lucky, cyane cyane ko akora mu nzego, byanga byakunda amakuru yari ayafite. Ese Kami ninde wamwishe? Ese byagenze gute? Ninde wishe Kami ubundi? Ese yaba ari Sharon? Ese byaba bimeze bite? Aho ngaho rero twavuye turangije twizira kwitwa Paparise. Mwibuke ko ubushize yari yahawe amakuru hatariho ivumbi n'uwitwa Gihozo, yabitumwe n'uwitwa Lise. Rero yaraje guhamagara mu Marisa arimo kumubwira ati wari uzi n'ikindi? Ati umukobwa wawe rwose ka gahinda yatewe na Shalomo agiye kukavamo, agahinda yakavuyemo, ibintu bimeze neza. Ati aka kanya witwa Lise afite undi muhungu mushyashya. Ese uno mugabo cyangwa uno Paparise azemera Cedric cyangwa nyine azamufata neza nyine nk'uko amukunde nk'uko yakundaga Shalomo? Ese azashyira ibyishimo noneho imbere, azashyira ibyishimo by'umwana imbere noneho, uko ubushize twabonaga bisa nkaho ashyira icyubahiro cy'umuryango imbere kurusha ibyishimo by'umwana we. Kandi akenshi umubyeyi ahava akageraho hose akora igishimishije umwana we, ntabwo yakora ngo agendeye ngo ku by'indahiro yagiranye n'abandi babyeyi, oya, akora igishimishije ababyeyi be, akora igishimishije umwana we. Rero yari arimo guha amakuru bisanzwe. Ako kanya uwitwa Dani yaje, ariko Dani yari ataramenya ko uwitwa Kami yapfuye. Rero yaje asanga papa we arimo yishimye, ameze neza. Aramubaza ati se papa bimeze bite ko mbona wishimye ufite akanyamuneza? Undi aramubwira ati rero ubu aka kanya ndishimye kuko mushiki wawe afite umukunzi. Mwibuke ko ubushize witwa Dani yari yabwiye Alisa amubwira ati ibintu byawe birimo kumvangira, ugomba kubwiza ukuri papa, ukamubwira yuko n'ubundi ufite umukunzi, cyane cyane yuko uwo Shaloma arimo kugenda avuga yuko ashobora kuba yaraguteye agahinda nyamara mutanakundanaga. Ati rero ugomba kumubwira yuko ufite umukunzi kugira ngo ame uburenganzira bw'uko nanjye nshobora kwikorera ubukwe, ngakora ibintu byanjye neza, nkamera neza. Rero ariko banafashe n'umwanzuro wo kuvuga ngo dufite hano radiyo nyine, dufite Gihozo, reka ariwe dutuma agende atubwirire papa yuko nyine mfite umukunzi. uwo nguwo wabizanye yari Alise. Rero aka kanya witwa Dani yari amaze kumva amakuru y'uwitwa Alise, n'ubundi ibyo bavuganye yaramaze kugera kuri papa we. Papa rero yahise amubwira ati ubu rero umwana wanjye uko ameze neza, noneho nawe ibyawe wabipanga nta kibazo, kandi urabizi ko nta kibazo kiba gihari, ubwo umwana wanjye ameze neza, ubu nawe wapanga, nawe uri umwana wanjye, kandi urabizi
yuko ibintu byose byanjye biba biri ku murongo, mupange ibyanyu nanjye ibyanjye mumbwire mupange. Atoke noneho nta kibazo, noneho kambwira umukunzi wanjye yuko ibintu noneho bisubiye ku murongo. Papa yarangije amusiga aho ngaho aragenda. Rero Dani asigara agize ute, asigara aganira, asigara arimo kugerageza guhamagara nimero ya Kami ayigerageza kugira ngo amubwire amakuru meza yuko noneho imipango y'ubukwe yakomeza. Ariko telefone Kami ntayifate. Ako kanya rero witwa papa we igihe yinjiraga mu nzu yahise ajya kureba umukobwa we ari we Alisa. aramubwira ati Alisa, ariko ndimo kubona muri ino minsi umeze neza, urishimye, umeze neza. Undi aramubwira ati yego nta kibazo, ibintu bimeze neza. Ati mu kazi mba nibereye mu kazi nyine, mba ndimo kureba amaraporo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije aramubwira ati ariko siko icyo utigeze umbwira, kuko umishe yuko ufite umuntu mukundana, umishe yuko ufite umukunzi. Ati ndabizi ko muri ino minsi ufite umuntu mukundana, ariko kuko witwa Alice rero azi ko ari we watumye Igihozo kubibwira papa we, rwose nyine yabaye nk'uwijijisha, aravuga ati ariko papa ibyo bintu nabikuyeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi aramubwira ati njye ndabizi neza. Undi aramubwira ati ngo n'Igihozo wabikubwiye kugira ngo neza nyine akomfirime papa we yuko afite umukunzi, afite nyine umuntu barimo gukundana, kugira ngo n'uwo ngo Shalom aramutse ashatse kuza, papa we azaba azi yuko afite undi muntu bakundana. Hano rero yahise amubwira ati papa rwose arahari, ariko nzamukwereka kuko tumaranye icyumweru. Mwibuke ko hashize igihe kinini uwitwa Cedric akundana n'uwitwa Alice, ariko nyine papa we atabizi cyane, ariko papa wabo batanabanaga. Rero uwitwa Alice aba aka kanya papa we twishimiye yuko azi yuko afite umukunzi, kandi papa we akaba yaranabyakiriye neza, nubwo hari inkuru nyinshi atazi neza yuko n'uwitwa Alice atigeze anakundana na Shalom. Ese namara kumenya yuko Alice atigeze akunda Shalom, aho azakomeza nyine abahe umugisha abana bibanire? Aho ngaho rero twavuye turangiye. Uwitwa Gihozo igihe bavugaho gutyo, Gihozo yari arimo kubumviriza. Alice arangije arahaguruka, agiye asanga Gihozo nyine mu gikoni. Gihozo yarakaye, arimo kwibaza uburyo Alice arimo kumwita radiyo. Gihozo yarakaye nyine, ariko Alice akomeza kumubwira ati ntusubize kuri radiyo. Gihozo murabizi ko nta mutima mubi, aho ngaho nta nubwo twatinda, wabonye yuko uko byagenze. Gusa muri ako kanya witwa Dani yahamagaye, akomeje guhamagara, telefone barayifata, barangije bamubwira ati ubu aka kanya uwitwa Kami ntabwo akiri mu mwuka w'abazima, cyangwa ntabwo akiri muzima. Ati rero bimenye. Dani nta kindi kintu akoze, yahise baragira agahinda kenshi cyane, akubita hasi telefone arayimena, arasakuza. Abari mu nzu aho uwitwa Gihozo Gihozo na Alice aho barimo kuganira mu gikoni, bahise bumva induru Dani ayihaye umunwa. Bose baza, papa we araza, arangije arababwira ati ubu ngubu ati Kami arapfuye. Bose babura uko babigenza. Uwitwa Gihozo avuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka. Alice ati ibyo bintu ntabwo bishoboka. Papa we arababwira ati ariko se murabona uno muhungu arimo kwigira gutya? Gihozo agerageza guhamagara telefone, ibintu nk'ibyo ngibyo biranga. Ako kanya uwitwa Dani afata umwanzuro wo kujya mu kazi, asanga uwitwa Cedric yataye umutwe. Ari kumwe n'uwitwa Lucky, barimo kuvuga ati si Shalom niwe waba wakoze bino bintu, ati kuko natwe turamwica byanga byakunda. Ati uwitwa Cedric arimo kuvuga ati mushiki wanjye niwe wenyine nari mfite, ati ibi bintu ntabwo byambaho, ibintu nk'ibyo ngibyo, mushiki wanjye niwe wenyine nari mfite. Witwa Sinuza Dani ati Kami yari umukunzi wanjye, nyine byaramarira gusa, byaramarira, ubona nyine ari amarira ahambaye, abantu bababaye, twese twababaye. Kami ese byagenze bite? Uwitwa
Raki yavuze yuko uwitwa Kami yapfuye anizwe. Ese ninde wanize Kami? Ninde byagenze bite? Aho ngaho rero ari nabwo batwerekaga no kwa Alice na Gihozo bose bihebye bababaye. Alice arimo kwibaza ati se ko iki Kami yaba apfuye gutya nanamusabye imbabazi ngo mwereke yuko ibyo twapfaga bitari byo n'ubundi nari nkwiye no kubipfa. Nawe ati witwa Gihozo akamubwira ati nyamara ntabwo wagakwiye kuba wirira wikomeza kurira. Nyine yasaga nk'aho amuhoza ati ahubwo wirira, twari twagakwiye kuba duhaguruka tukajya aha ngaha ukagenda gufata mu mugongo sheri wawe, ubundi natwe tukajya kubafasha. Urabona ko ibintu nyine mwana Gihozo nubwo nyine agira utuntu tw'udusazi ariko ubona nyine afite nawe ibitekerezo. Yamubwira ati we komera uze ahubwo tujye gufasha abandi bana, ati kuko ubu aka kanya uwitwa Cedric arababaye, uwitwa Dani umusaza wanjye arababaye, abuze umuntu bakundana nabakundaga bakundana. Nyine agashyiramo twa tuntu twe, ariko muri make agahinda kari kose kubona Kami bigenze gutya, ibintu bigenze gutya, ibintu nyine bibabaje cyane, byari bibabaje cyane biteye agahinda. Aho ngaho rero twavuye turangije tubona uwitwa Aria rero yaje hano ku Rwanda, arangije ahamagara wa muntu amubwira ati nizere yuko atari we wishe Kami, ati nizere yuko atari we wishe Kami. Undi mugabo yambwira ati rero njye nta kintu ngende bivugeho, kandi icyo nshaka ni ugusiba nimero zanjye. Ati ndashaka gusiba nimero zanjye, cyangwa wowe n'umwana wawe mujye mu bibazo namwe mugende. Undi aramubwira ati oya nta kibazo, reka nsibe nimero zawe, ariko njye n'umwana wanjye utureke turi bazima. Ese ninde urimo gutera ubwo? Ninde watangiye kwica abantu? Ninde wishe Kami? Ninde? Ese ni Shalomo wageze aho ngaho? Mwibuke yuko na Shalomo ajya gutoroka hari umuntu wamuhamagaye amutorokesha. Ese byagenze bite? Ese ni ibiki byagenze bite? Ako kanya rero twaje kubona uwitwa Cedric ari muri office, arangije Raki aramuhamagara amubwira ati rero ubu aka kanya Cedric twamaze kubona CCTV cyangwa kamera aho Kami bamwiciye, twamaze kubibona. Ubwo nimba hagaragaye ahantu barareba, ese aho hantu ni hande? Ese ni bande? Ese amashusho uyu wishe Kami yaba bari bumumenye? Reka twume dutegereze turebe ese Kami byagenze bite. Birabe ibyuya nibibe amaraso, kuko byakomeje kugorana. Mwibutsa gukanda subscribe, mwibutsa kujya aho ngaho muri comment urebemo comment twapininze link irimo, ukandeho uragira ku yindi filime nziza yitwa Sweetheart, ube wayireba urebeho n'andi mafilime yandi. Coco mukomeze mugire ibihe byiza, dukomeza muri ya minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Dukomeze twibuke twiyubaka. Coco mukomeze mugire ibihe byiza.